Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda cyane cyane inshuti z'Amavubi equipe nationale ku munsi w'ejo hari akazi gakomeye cyane. Ibi bintu biri ku rundi rwego papa, birasaba izindi mbaraga zikomeye cyane. Equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu myitozo ya nyuma itegura equipe y'igihugu ya Benin hagaragaye boost na geste zikomeye cyane ku bakinyi b'Abanyarwanda bagiye batandukanye. Mbega surprise, mbega ibihe bidasanzwe mu myitozo ya nyuma. Abakinyi bose barahari kandi bameze neza cyane. Dore udushya n'imyitozo byaranze abakinyi muri equipe nationale mu myitozo. Bakinyi nk'abamanzi Thierry, Ntwari Fiacre umuzamu w'Abanyarwanda, ukazamuka ku bantu bagiye batandukanye nka George Kwizera papa kuva muri equipe ya Rhode Island mu gihugu cya Amerika, ukazamuka kuri shushu w'abareyo bamwita Muhire Kevin kuva muri equipe ya Jamus mu gihugu cya South Sudan. Haraza kandi inshuti Innocent Rutahizamu Machachari typical number 9 abameze neza cyane agenda adakogwaho. Ni imyitozo yihariye idasanzwe nshaka kugira ngo tuzamukanemo neza cyane, ariko tunaganira kuri match cyangwa se kuri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nekomeje kugenda ikora byinshi cyane kugira ngo irebe ko yamenasa ikaba yatsinda equipe y'igihugu ya Benin. Mbere na mbere icyo buri munyarwanda wese agomba kubanza kumenya mbere y'uko ugura tike yawe ngo ujye muri stade, ikintu cya mbere usabwa, equipe y'igihugu y'u Rwanda niramuka idatsinze equipe y'igihugu ya Benin, amahirwe adutwara mu gikombe cya Afurika araza kuba arangiye. Iza true, icyo cyo mugifate nk'ukuri. Mu gihe cyose u Rwanda rwaramuka rudatsinze equipe y'igihugu ya Benin, turadusezerewe kubera ko no kuhatana umwanya wa playoff amanota twagira, hari ama equipe menshi amaze kugeza kuri ayo manota kugira na playoff tutayigaragaramo. Iyo ngiyo ni impamvu ikomeye cyane ikwiriye gutuma buri munyarwanda wese agomba kuba kuri stade Amahoro. Mbere yo kwinjira muri comment cyangwa se analysis kuri match ku munsi w'ejo, tunareba probable lineup y'abashobora kubanzamo tugende ku myitozo twabonye uyu munsi. Mu by'ukuri abakinyi barishimiye kandi urabona ko ku maso yabo hari akamwenyumwenyu, hari akazozo, hari ikintu ubona ko babitse muri bo. Kaba ariyo mpamvu tuvuga tuti ese haba geste ku munsi w'ejo. Icyo ngicyo abantu bagomba kucyitondera cyane. Ariko tukiri mbere na mbere ndagusaba kubanza kubana natwe ukora subscribe, kora share na comment mu magroup agiye atandukanye. Hano tubayeza zandana amakuru menshi agiye atandukanye arimo kugenda avugwa. Mbere yuko twinjira mu buryo cyo witwa Manishimwe Emmanuel Mangwende wagomba kuza muri equipe nationale, bagahamagara equipe ya mbere ntagaragare, akabasha kuza kuri final cyangwa se nyuma umutoza atanabishaka. Yaje kubivuga muri press conference, turaza kubyinjiramo tureba kuri Manishimwe Emmanuel Mangwende, umwe mu bakinnyi nemera ko ku Banyarwanda dufite uyu munsi bakina kuri gatatu usibye Manishimwe Emmanuel Mangwende n'umutaramu witwa Christian Ishimwa Police Football Club. Nibo bakinnyi bakina kuri nimero gatatu bari typical moderne kuri football uyu munsi igezweho cyane cyane ishingiye kuri total football no kwataka. Ariko abantu batanga ama long pass, banatanga solution ku mipira y'imiterekano. Manishimwe Emmanuel Mangwende na Christian n'abakinnyi bataye babara muri equipe nationale. Uyu munsi ntabwo ngiye kuza gukora critique ku buryo kibahamagaye ABCD, oya, si ibyo binzanye. Ahubwo ngiye kubaganiza kuri equipe ihari uyu munsi. Nibana ngombwa turinjira kuri scenario ihangana ry'abanyamakuru n'umutoza Adel Amurushi muri press conference. Rihatsiki k'abanyamakuru bamushotoye kugeza aho yatangaje amagambo akomeye cyane, aravuga ngo mu gihe cyose utanyubaha nanjye sinteze kuzabubaha. Ni amagambo akomeye cyane
y'umutoza Adela Murushi yavugiye muri press conference, ariko n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko tugiye kwibanda kuri ibyo byose tunarebera hamwe abakinyi uko tuzababona mu kibuga, bazaba bahagaze bate, ese akamwenyu kabo n'imyitozo yabereyemo udushya twinshi kuri uyu mugoroba, harimo no kongera kwihanangiriza ekipe y'igihugu ya Benin nayo bahuriye nayo kuri stade Amahoro ikora imyitozo ku isaha 12. Byo byose ni neza cyane, n'ahandi hantu wabyumvira usibye kuri Rutamu Talk Zone TV. Kora subscribe, ukoresha na comment magurupe agiye atandukanye kugira ngo tujye tubana buri munsi, abataramu bacuti bacu, abanywanyi bacu bakadasohoka, tuba turi kumwe buri munsi, bakomeze kugenda babona ibiganiro byacu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero utarakora kuri subscribe ntabwo wajya ubona ibintu byose, ndetse n'ibiganiro twagiye dukora birahari, biri public. Niba ari ibiganiro utakurikiye ngeze usubira inyuma ugende uganira amasenariyo agiye atandukanye. So twinjira kuri uyu mukino mbe na mbere, ni match ikomeye cyane, kubera ko ama ekipe yombi arasabwa gutsinda uyu mukino. Aba ekipe y'igihugu ya Benin nyuma y'uko ikipe ya South Africa bayikubise ibihano ikisanga ifashe umwanya wa mbere muri itsinda, irasabwa gutsinda match zayo zose uko yagenda kose. Mpamya ko na federasiyo yabo ijya kurekura umutoza Gernot Roho mu magambo akomeye cyane, Gifaransa cyinshi cyane, yavuze ko intumbero ze nta zindi ari ugutsinda match zisigaye, yamara kuzitsinda ubundi akagira ikindi kintu yasaba ubuyobozi. Icyo ngicyo ni ikintu cyo abantu bakwiriye kumenya kuri ekipe y'igihugu ya Benin. Nubwo bihagaze gutyo, bikaba bimeze gutyo, rero ekipe y'igihugu y'u Rwanda yo nayo igomba gutsinda match, kubera ko barabizi ko resulta yose itarimo gutsinda ekipe y'igihugu y'u Rwanda iraza kuba isezerewe mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ku buryo buri official. Bivuze ngo resulta yose igomba kuri positive. So rero kuri Benin ni ekipe yiteguye cyane, ubona ko ashizemo imbaraga zikomeye cyane. Ewana barakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ekipe y'igihugu ya Benin ibe yagera cyangwa se yabona aya mahirwe gukina igikombe cy'isi, kuko birashoboka cyane. Uyu munsi biri mu biganza byabo, barasabwa kubisigasira kugira ngo babone izo opportunity cyangwa se amahirwe yo gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi muri rusange. So ekipe y'igihugu y'u Rwanda ni ekipe yiteguye neza ku buryo bushoboka. Mu minsi mike cyane bamaranye hari icyo bahinduye, ariko ndaza kwibanda cyane kuri press conference, amagambo y'umutoza ndetse n'umugabo witwa Bizimana Djihad, kapiteni wa ekipe nationale. Batangaje amagambo akomeye cyane, baravuga bati nibyo hari abakinnyi badahari, ariko abahari twizeye ko bizagenda neza cyane. Wanareba ubwitabire bw'abafana kuza kudushyigikirana, intwari ikomeye cyane kuri stade Amahoro. Iki kintu ndagifata nk'ukuri, kubera ko abantu benshi murabizi ko ari ku mugabane wa Afurika kimwe mu bintu bikunze gufasha ama ekipe agiye atandukanye harimo home performance. Si imikino yawe mu rugo wakiriye witwara ute, ese uri mwiza mu rugo cyangwa ntabwo uraba mwiza mu rugo. So dukunze kubona ama surprise, tukona ama ekipe mato aza agaperforminga neza bikanarangira badatsindiwe mu rugo, then tukazabona bitwara neza wenda cyangwa se bakaba batsindwa basohotse mu bihugu bikomeye cyane bindi baba bagiye bakira. Byagiye bigaragara cyane, ariko nubwo byagaragaye kuri ekipe nationale, tuzi ko statistique ekipe y'igihugu ya Benin ntabwo izi gutsindira i Kigali. Giye kureba mu mikino yagiye ibera i Kigali mu Rwanda, imikino hafi ya yose twagiye tuyitsinda. Ikintu gikomeye cyane bakoraga ni ukunganya, ariko natwe tukagira statistique zitari nziza kuri ekipe y'igihugu ya Benin mu mikino yose twagiye duhura na Benin. Kujya kureba mu mikino 5 iheruka, ekipe y'igihugu ya Benin yadutsinze 3, tunganya 1, dutsinda 1. Bivuze ngo ni ekipe ifite ukuntu twitwaraho. Ariko muri iyi minsi mbere yuko ninjira ku Mavubi
ni ikipe iri kubakira umupira wayo cyane cyane hagati mu kibuga no muri atake, tubihuje n'andi ma ekipe agiye atandukanye uburyo amanuka mu kibuga cyane cyane yibanda mu kudefanda amakipe menshi, ariko bo siko bakina. Bo ni ya kipe yabo ifata umupira igatambaza papa rumwe rumwe, ariko bashinya hagati mu kibuga kuba winga babo ndetse no kubataka bamaze kugira experience. Ari cyo gituma nko mu mikino 5 iheruka ahantu batabonye igitego ni kuri match bari bakiramo n'ikipe y'igihugu ya Morocco muri friendly game batsindwa 1-0, ariko indi mikino yose bagiye babona ibitego. So no kuri match yose batsinze ikipe y'igihugu ya Lesotho ibitego 4-0, bivuze ngo kuri winning momentum ni ekipe ihagaze neza cyane. Icyo nibaza kinakomeye nafata nka default deshire kuri ekipe yacu y'u Rwanda, bona ko hari ikintu cyamaze guhinduka mu mikinire ko twakinaga mu minsi yashize, umupira cyane cyane ushingiye mu kwataka tukanabona ibitego byinshi, tukaba twanakora imikino myinshi turi kubona intsinzi. Uyu munsi byamaze guhinduka ku bwa Deri Amurushi. Ufashe nk'imikino nk'itanu iheruka kareba performance cyangwa se 6, kadufate match 6. Iyi mikino u Rwanda rwatsinzemo match imwe dutsinda ekipe y'igihugu ya Zimbabwe, indi mikino yose isigaye twarayitsinzwe nta no kunganya. Kimwe mu bibazo twabonye muri ekipe nationale muri match ziherutse harimo segiteri yo kudefanda, hakazamo na segiteri yo kwataka. Mu mikino 6 iherutse u Rwanda twinjije ibitego 2 gusa, bivuze ngo byibura kuri match ni nk'ibice nka 20 byo kugira ngo tube twabona igitego. Sibyo, iki kintu ni ikintu cyatugoye cyane. Nanabigarutseho mu bigano twagiye dukora kuri match y'igihugu ya Zimbabwe na Zimbabwe impamvu twayitsinze mu mikino 10 yari iherutse byibura yatirwaga igitego nta kindi shiti yari ifite, bivuze ngo ni ekipe nayo yadahagaze neza, nubwo twayitsinze igitego 1-0. Uru Rwanda rero no kudefanda ntabwo duhagaze neza kubera ko twatsinzwe ibitego byinshi cyane. Sibyo, ibitego birenga hafi 7-10 mu mikino 6. Bisobanuye ngo segiteri attacking yawe ntabwo bihagaze neza, hari icyahinduka cyangwa cyo wakora wakagikoze hanyuma ekipe ikongera ikireturuva ikitwara neza. So mfite impungenge n'ubwoba bwinshi ko hashobora kuzamo impinduka, tukaba twakwisanga hari ibindi bintu bije cyangwa se bibaye, ariko sofa reka twizere ko atmosphere k'umutoza ajya bigaragaza, reka twizere ko ekipe izitwara neza cyane cyane bishingiye ku bafana. Abakinyi cyangwa se probable lineup abashobora kubanzamo ku munsi w'ejo dushingiye ku myitozo yakozwe uyu munsi, 11 bazaba bayobowe na defense y'abakinyi bagera kuri 4, bahinduye system defense ya 4, mediane ya 3 na attaque yabatwara ko tugomba gukina umukino wihuse shingiye kuba winga ariko unashaka ibitego tarimo kudefanda cyane. Ntwari Fiacre azabanza mu izamu nka nimero 1, hanyuma aba fullback niyo mugabo Claude wa APRFC ndetse n'uwitwa Kavita Fanuel wa Rhode Island. Ni Rhode Island cyangwa ni yo mu gihugu cya Amerika mu cyiciro cya 2. Mutima defense turaza kwakira witwa Manzi Thierry ndetse n'uwitwa Mutsinzi Ange Jimmy. Defense yo nta kintu na kimwe wayikritikaho, ni defense imaranye byibura imyaka irenga 3 ikinana, bamaze kumenyana, wese amaze kumenya criteria zundi. Muri ya equipe y'u Rwanda yatsindaga ni bano bari barimo, ariko ningiri kwankeswa ibitego no bari barimo, usibye Omborenga Fitina utari kugaragara ndetse na Manishimwe Emmanuel utaratangira gutangira muri equipe nationale kubera imvune yagize mu kwezi kwa 11 gushuka 12. Hagati mu kibuga uwitwa Mugisha Bonere Casemiro wa Al Masry mu gihugu cya Misiri, Bizimana Jihad wa Al Ittihad Tripoli yo mu gihugu cya Arabia ndetse na Muhire Keve wa Jamusi yo mu gihugu cya Sudan.
abakundaga kugaragara muri iyi ekipe ni nk'umugabo George Kwizera, ariko uyu munsi ntabwo ari muri camp, ntabwo akibona call-up kubera ibibazo bigiye bitandukanye afitanye n'umutoza, ndetse na Samuel Guerete utaragaruka muri ekipe nationale. Ubwo bivuze ngo abandi bose basigaye ni uyu mugabo Muhire Keve ugomba gukina. Uruhande rw'ibumoso rugomba gucaho umutaramu Mugisha Gilbert Barafinda, hanyuma ibumoso hagaca Kwizera Georgia, bakatakisha Nshuti Innocent. Ngabo 11 umutoza Adel Amrouche agomba kubona mu kibuga ku munsi w'ejo kuri match ekipe y'igihugu ya Benin. Ibyo byose abantu bagomba kwicara babizi. Nimba utaragura tike nyaboneka gura tike, kuko twese siroga nimwe, ni gahunda inyuma y'Amavubi. Gahunda ya twese ni inyuma y'Amavubi. Ubwo rero kanizera ko nta munyarwanda n'umwe ugomba gusigara atagaragaye kuri uyu mukino. Imyitozo yagenze neza cyane, abakinnyi bose bameze neza, kipe y'igihugu ya Benin nayo imeze neza, bakoze imyitozo barahari. Ubwo igisigaye ni iminota 90 ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ibintu biraryoshe cyane, ni coup de chapeau wa Love Jahe. Ndakwibutsa gukora subscribe, ukora share na comment magurupe agiye atandukanye. Mudukandireho, mudushigikire, mu supporting kugira ngo buri kimwe cyose tuzabe turi kumwe cyane kwa cyano. Burundi, haba muri Kongo, haba Zambia, kuko mwese mudukurikira muri henshi, haba Tanzania. Meke gashobora ko waje kubaka igihugu kiwanyu, niho investment ishoboka kandi niho ibimeze neza. Dutangiye gutya tubabwira ko amahirwe aracyari kwa applying green card. Never know, inshuro zose wa failinze. Please wicika intege. Hari umuntu wandebye amaze kwa applying inshuro 13, ariko ngo azajya muri Amerika, twamujuje DS 260 azagenda. Nta gucika intege rero mw'ibi bintu. Mwibuke ko iyi ni lottery, ntabwo tuba twagarantiza ko ngo ugiye gutsinda, ariko amahirwe yose murabizi, umuntu wese uri ku isi afite amahirwe n'undi wese.